gusa uriye uri kuvahe nemva no mu gikoni kugira gute kumva n'amazina karoti zitaraboze karoti bazambira ku mazina age mu kanwa we katwumve se papa kwiriye ntabwo yabazo subizayo ase papa dureka kuko nese ndasubiza kumva itari bubone nyine ahubwo ubayirumyeho gutyo narakubwiye ngo kora witeze imbere ntukanyuze kuza papa njye niteze imbere kuko tuba wumva ko ibintu utakoze njyane njye wabikora wowe wigeze witeze imbere ubwiza kwiteza imbere wari kwa munzu nk'ingiyi narakuze ndubaka ndarongora ndakubyara nubwo nsa nakubise igihwere kuko nabyaye mbwa ako papa urururi ni rwo kuvuga wubatse utayubatse urururi ni rwo kuvuga wubatse wowe utayubatse ngenda kuvuga ngo mu myaka yanjye mfite nubatse inzu nk'ingiyi naba narahombye ariko umuntu w'umusore wicaye mu masafuriya wowe urumva uri muzima wene nangaho uri kujya mu rusengero wowe nje kureba niba ibyaraye imbiba zitabiriye mwese niba bishinzwe kubireba none mu gihe nari nzi kuri hano none zibirya ari ubihaha bipfa ubusa wagiye kukumera gutyo nuziko ngo mvuye ngo mu gikoni nkagira ngo wenda woje nko mu rusengero nanga ni mu ikanisa ntabwo iri mu ikanisa ariko ndenje kureba ngo imbeba zabiriye cyangwa ntizabiriye mwambeba ahanga uru rugo uko bizaba imbeba ihari ko nyiza ari imwe yonyine ni imbeba muntu imwe yonyine hano tuhaba ndi imbeba njyewe ase papa ubwo hari izina papa mvuze ko imbeba muntu nimba utari imbeba se hano niba utari imbeba nkaba mbana nawe hano gusa imbeba yindi uvuze nindera uyicetse aba yarwaye kandi nanga imbwa ngahura nayo gusa njyewe ejo bundi abantu baransetse bose bamunda byaye umwana w'imbwa nashoje no kurongora nyine rero bagatuka gutera igipagu papa ubundi rero nawe n'impamvu mama yagutaye ariko uko nanjye nzaguta ubyutse imikino aterwa mu ruzi wamuhindira uzantasewe wabona naho ujya wowe ubundi ubu ni igice cyari gutuma mama abana n'umugabo nkawe koko umugabo wirirwa ugenda akabyuka mu gitondo akajya sinzi aho ngo wagenga ibiki n'ibiki ugataha nimugoroje kwaka ibyo kurya utanahashye kandi abandi bagabo baba muri kumwe baba basize n'ibyo guteka nuko ajya kubona byaturutse kuki byaturutse ko wagendaga mu gitondo siba ntabyo uzi umenye ko ajya kugenda byaturutse ko wakoraga amakosa nko kurengera utaramenya no kwipfuna ngo uru gusa ukagitanga ukakigeza ahangaha amaze kubirambirwa arafata ndagiye kuko agiye kugutanga kurengera rego uri ikibwa ubwo ushatse kuba ko noneho niyo njyayo ngenda mama yari kuguma ntabwo ariyo mpamvu papa niba umaze kumera ubwanwa ukaba ukinyara ku buriri ubusore bundi usigaje ni ubuhe papa ngenda nyara ku buriri iriya moto iratezwe nande iriya moto so uriya ko ni ugutora cyangwa niko yari imeze guhera kera ninde wayiguze nyakugurwa abahinzi ndamusore papa ziriya ni inka z'impinja kandi icyo gihe ubuhinja bwanjye bwararenze mwese wigeze uyanika kuva navuka iriya moto n'ubuhinja bw'inka matora cyariho matora iyo utabonye hano amazi ngo uyanike ku zuba amazi aguma ajendetse muri matora uri nzana ubwanwa kuva mu buhinja bwawe ngo matora cyajendetse inka z'uruhinja none se nyine wimwigeze muyanika wibeshya none se ntabwo ari unyara ku buriri ntabwo ari unyara ku buriri ndetse wowe reka reka nkubwire rero asha papa reka urabihakanye ntubihakanye mama yarabivuze kera ni nacyo kintu cyanutumye ugenda asha papa urinjajwa umva n'ibyo bintu utangiye kuzana ngo byo ku buriri n'ibiki urinjajwa pe n'ejo bundi naciye kuri botike numva bari kubivuga ngo so ninjajwa abantu bantaramabona ukabaha amashyi ukabashimira ase papa ko nace bakatavuga ngo dore wa mwana wa yanjajwa iryo ni ikosa ko Nuse ariko naco baba ngo dore wa mwana wa wandi ndabasaba izo mbwa zanyiconi zande kwanga kuzatiko yambwa nyine niba mbwa ku ruhande ntabwo ntanyitinjejwa nyine ndagira nkigira ku ruhande nkahagira abandi ubwo nigasigaye kanuye amaso nk'umutu uri kwaca izuba ngo ndinjajwa ntabwo uzwi utamaze kureba ngo dore wa mugabo nyamugabo wabyaye imbwa ase papa ugurana ndi imbwa umusega papa njye narabikubwiye pe imfura isa nka se niba ndi imbwa rero ubwo data nawe sinzi icyo ari cyo nose ntabwo bishoboka ko umugabo nyamugabo ajya kubira akabyara igicucu bugama amariko ari igicucu cyangwa se twaba turi mu bigo by'ibicucu ntabwo bishoboka ko umugabo nyamugabo yaba ari aho ajya kubira akabyara igihone akuma papa woga honuka amazu ariko papa njyewe burekana ko mwubaye zimbira henshi nyirarya ujya ukora buramba nkubwiye ukigabanuka amaso cyangwa amazuru nuko mwere nkasanga uri papa ariko ubaye ujye kwirinda ntabwo ari njyewe gwe njyewe n'ejo bundi na mukanya
nawe damu murebe uriya mugabo agira urushajwa kuturenza n'umudamu wa nawe bantaramye b'abagore ni mu gihe nyine nanze kubarongora babanyoka agiye bayonzaje nzabayoboka ndabihuye sinigeze mbarongora nje nzarinda mpfa ntekeye kunyangamugayo niba nkitinjajwe none kandi baravuze ngo nta hantu ugira urongoresha nuko se nawe urabyemeye ukaba ntabwo nyine ntabwo nzi njye cyo nzi nuko bambwiye ngo na mama mu bintu byatumye agenda nabyo birimo kuko ngo niba imbwa yarahariye ngo harimo agapipiri rero ngire ntabwo banzi nyine abo ntabwo banzisha harimo agacupa da reka nkubwire rero mugiye mwe kunsebya ukabuze neza ko sibyo yero bw'imbwa ze hano aze hano n'udahari ngwere kuko umukosowe njye ko bazimwishishe mu maguru mashyi nusubire mu gikoni neza kuzana zako kuzimenya niba zarabuze ndaje kuzijugunyira zijugunya uretse kwanza uraho ngaho uraho papa wagiye kakumura niyo mpamvu njye nanga ababyeyi nkamwe mugiri tumbutu nizo mushyira imbere gusa uraho ngaho urasakuriza asa n'ubwo ngubwo uri mu biki nginyibonye se ase papa nk'ubwo nahonze shaka nk'ubwo ngubwo uyikuye ko nayitsimbye nka mu gikoni ereza n'agaciro urajyanye shaka ukajyana ubase wambwawe bimeze bita nshuti yanjye uriyeze sha wagicucuye gahunda twahanye wayibagiwe nge nari nibere kuri ka gaseta kacu ngubu niho nari niyicariye sha byahese sha wakenewe ko ubu ngubu ubona ibintu byose byambanye korose wera nima ndapanga kujya kubishyuza ariko urumva nose se twayisunitse turi abagabo batatu byasaba yuko rero twese tubanza kujyana tukabatera injuga cyangwa tukabiganiraho tukareba ko hari ikintu nyine batumarira nkupira nita ndumva ko umva rero nyine nkubwire rero byasaba yuko ubanza ukahagera wewe gwino nyine nkubwire ibintu tuganiraho nkwereke ko nkufite story nyinshi ragwino kuri ka gasima kacu nizo zamutese nyine gwino zimbwira wakintu wewe hagere nyine we hagere tubiganireho kandi ndi urankubye urimo urankupa ko yanjye wagitabaze vanye ni utu urongera ko nkupa ndakurisha amabere ya nyoko vaya hano wagicucu sawa mufatanye wowe ubushaka kumfatanya na vi cucura ese byagenze gute nta mahoro wowe umuntu yakubwira ngo winsakuriza buri kanya nkubwira warangiza ukaza umamagara iyo umuntu agukupye ritanye n'umuntu na papa we iyo umuntu agukupye rimwe agagukupa kabiri akagukupa bwa gatatu ubwo urumva nta n'iso n'uba ufite wa gicucu uba wumva nta kintu maho ngaho nta kantu karimo siko nari nkubwiye ngo tuhurire aha ngaha tuganire ibyo ngibyo byo kunuka cyangwa kungupa byari bijemo urandisha amabere yande nari mvuze reka nze mbanza ngurisha none aya mama wawe mbere yuko ndisha ya cucu none se reka nkubwire rero akantu kagahunda nari ntabwo se niwumva nawe ubundi ubutari rero nukajya wongera birabira niba umuntu akubwiye ngo bawitonze buriya haba ari diri aba arimo mani viye mana yanjye wawe numva wabaye ikibazo hano okay kuvuga no gutaruka urabona rero ya modoka twasunitse cya gihe baje kurangura bya bintu by'amafarini imwe yaguye mu muferege cyagikwera nyine kuri cya kiraro barakwishyuye ngasha warangendanye ugutagiye kwisetsa neza ngene yakubye rero reka mbwire muri uyu mujyi bro Nyamanza ufanye kazi niba utavuze ngo uricaye ngo ugiye gushaka kazi
ngo uhaguruke ugende wivugire bro ntuzatekereze ko hari undi muntu uzakuvugira none se warayariye nyine njye burya bamaze kwiparika ku ruhande njye nahise ngenda fata vora ndavuga uti ntabwo bari witware bamereza yanjye gusa nase nayanjye bakandi watuma ahangahe Kazungu umushyiraho kabisa wamushyize wose buretse mamagare Kazungu puissant ndamutse nsanze amafaranga yanjye baguhaye warayariye wahita uzana ipfupfu mu kibuno yakubwiye ko yayamaye yarayaguhaye kandi yarambwiye ngo wagombaga kumereza icyabiri cyane Kazungu kazunguza manu uzayo mivura ishyushye we uri muri avuga ngo mubi ngo njye wamaye amafaranga ya mubi wigeze uyamereza nabyo kugusuhuza njye nibyo bintu nayo nkwamagara ndi kugira ngo umbwire mujye mumva nayo ibyo ngibyo njye hari amafaranga wigeze umereza sinakoreye yanjye wowe kubizi wari kumereza ya mubi nginjajwa reka mugoretse mwivuganiro wanjajwe umvugishije aya magambo yose utumye mutuka yigeze abikubwira yabikubwire wambwiye ko yamaye 200 n'umwana ko nawe wibaraguza gute waje cucu urinjajwa cyako umva nawe utane no navuze urinjajwa urikora ukabeshera umuntu w'umugabo none kuno uzi ko Kazungu ngo yarari no mu rusengero none bas mubireka mwiza kuri njyewe ubundi mu buzima sinzi impamvu njya menyana n'abantu bibijajwe cyakoze wenda ko ngako kara agaciyemo gacamo ariko tuntu twa twose nuduciyemo utwo aho hantu buvuga ducamo niye wowe wazaciyemo kabanza bakagucisha mu cyuma kabanza n'ubwonko bwawe bakabushyira ku murongo kara agaciyeho nubwo wabanje ugatuza ukumva ikintu nyamukuru ngiye nari nguhamagariye ushaka ucyumva noneho nkubwire Ega kiri bugushimisha wa kintu yiminka nyaruje wakweze gutya biraza gucamo bikumva mvana ibyo birushe ngo ni ibiganza warujejwe uriro dere nari nkufite inshuti yanjye ejo bundi nunguka ikisaza muri no genge yacu hari igisaza twahuye gutya mani gitera story byatari kigira story byinshi mani gose igisaza gutera story biranyungura iki muri make iyo niyo diro uri murambwira oya nyine ndacyakubwira wa kintu ariko tuza niyo mpamvu ngiye nicara ngaha kinkuru nayicarira icyo gisaza rero twarahuye duhura kiraha cyicaye turi kugana nkibwira kikajya kimbwira ati sa nkunda aho hantu mwebwe mwamuvuga yikaretse ko nyijemo vuba haba twana ngo nibiki nyine gifite n'ukuntu no gikunda utuntu tw'udukobwa cyanje kikajya kimbwira ngo rero ngiye ngo akakanya ukuntu mbona ibintu by'ubukarane cyangwa ibintu ngo by'ubura mwirwa mukora hangange ibyo ngibyo nabikura twateye story wa kintu twateye story tutera story turaseka tukajya dukubitana mu mitwe noneho gurya gifite n'uruhara cyafite ukuntu bamuconga nyine nk'ikiyiko bagira ukuntu babiviringa afite n'ikintu cy'igihara hano cyabari guga ariko kubera sinzi impamvu utamuzi uri kumva utamuzi nabivuga kuri njajwa wangize ukamwe ubwo uramurudukije umamagaye kuri telefone ndagukupora yongera ngira ngo hari igikuba cyacitse kumba ahubwo ururimi rwawe nurwo wumvaga ruri bucike nutamamagara ngo umbwire ubujejwe nk'ubwo ngubwo wagiye uba umuntu w'umugabo ibyo ngibyo biramfasha iki mbese irebe ibyo bintu nta mumaro bifite yanda gaceza uzi noneho ukuntu yambara congo z'umukara zuzivuma bajya ahantu hose ngageze ngahanagura z'iki gisaza ibuka neza ntabwo umusaza uri kumwibuka subwo kuko urumva ibyo bintu nge naringize ngo wenda ni nka diri ifatika ugiye kumbwira ibyo by'isaza story se basi ari udutere uzagenda uzibwira abantu baseke bakwishyure ngaho naco muhamagara ze nisekere kamamagara icyo gisaza muhamagara ze nisekere uzi biparu kigira kirgiye kudutera story nta nubwo uri butekereze gusonza cyangwa gutaha meriza nkwereke ndujya guhamagara icyo kiviye ahubwo wagahamagara anje akaza twaba dutera story gusa wamamagaye kuri telefone yawe ukoresha yanjye nabundi ibyo gusa icyo kiviye cyazanga ngo wenda dutere n'imisingo n'ibiki aha kayita kuri anje kari we mupampe kari we twirirwana bimeze bite man vipisi yenda gaceze man ngiye nukambwire gutyo
uri he uri ku ndege sawa reka nze nkurebe sawa Tajyanira telefone. akira kwanza usigare guhamagara Yego nanone. No suri he wagisaza. None se nyine ishyiramo agakweto vuba ndabizi we ntawe ujya wigora. Nyine nyuma y'iminota nk'ingahe tuhagira. Sawa. Puissant ambwiye ko aka kanya cya gisaza kigiye kuza cya gisaza kikibwa. Sawa uri hose. Sawa. Ntabwo urenze ko umukobwa nawe aje hano. Bite se bite? Icara hano shaka ugasima sha mukobwa. Nuko se umeze gute? Wana bimeze kugira ngo samba. Bose yakomeye. Nanjye ndahoma nahigiye hose byanze. Ahubwo niba nize kwa Bizimana. Mbega umugabo urya nabi we. Nimba kwa kawunga y'ibiro nka bitanu icyarimwe. Byose za kabira mu binta n'imboga. Arayiri ukayana ikimodoka gipakira ibitaka. Kubitaho. Arohamo. Nta n'ikintu cyo kunywesha se. Reka yamukize. Uranywa nzobya buriya. None zo iyo kawunga se ubwimanukishwa niki? Simbize nyine ubona bijye kumuniga akagira ngo. Muri yana akagira rambanye. Yewe natwabara ko umuhogo usizemo amavuta ufite ukubita. Oya weramenyere akwimenye kawunga abayitekeye n'undi atekanya amavuta n'igitunguru cyinshi. Kuri arayirya ko ngo mbese bazambaho kuntu bagenda mu gakinjiro. Bagenda nyine bacisha. Ubu rero byabaye agakiro. Yaguha. Ahubwo se Bizimana gusa. Bize kuri wa mugore wa nzo akarore. Ndamubona. Abantu baracyanyara bagize gutya amajipo ko. None zibisiba ku muhanda. Ni n'amasujipe nayo yatwandaraje. Komeye cyane kandi abantu baravuye kushobana murebaga bakamuseka. Ahubwo se uyu mukobwa ni wahe? No muraziranye. Uyu mukobwa ni ji yacu. Ahubwo nanjye namuzi. Nitwa Manase nagunze se. Yitwa Manase. Kandi na Pasiteri burangiye binahanga bose. Uzi story agira? Ako Manase njyamumva. Ibyo nyumva rwose baje kubaza. Njyamumva. Twakubwiye ugira ibintu by'ibistori byinshi nyine ibintu by'ibibrag. N'umukobwa naze gutera brag se. Byatari tweze kandi duhurira hanga nk'imbura nako nk'abantu wenda bagiye kuganira. Rwose ma. Ubundi umukobwa nkawe. Ariko se urabona ko afite inzara ameze nk'izigisiga. Ubuse nko kuri shino cyo bishobora. Nibyo nshobora ahubwo. Cyangwa ushiramo umuntu ukana nk'ingurube. Ose tuvuge nka Manase abibaye ngombwa akakugurira gafi. Uzu wakajya gute? Wakanguriye nkabikwera. Kagurwa abahinzi. Yenda ntanakuze. Nyambo numeze nk'indaya ho. Reka mbasetse ejo bundi. Terakumva. Rero ngere byanjye bihora biri ku munwa. Ejo bundi nasuye abantu. Ibintu byabo ntago ari igiparo. Ndaho numva umuhungu ahamagaye mama we. Umuhungu imyaka nk'ine gutyo. Ibirumba yaranakuze. Ati mama, umubyeyi ati karame mwana we. Ati mu cyumba cyanyu habamo icyapata gisizi hagararaho. Atize kubera icyumba je gutyo. Ngo none se ko muryamye mba numva ubwira papa ngo nihagarara yurire. Narasetse ndumirwa. Kugeza n'ubu sindasubirayo. Yes we. Ubwo busubije iki? None ntahabona ari nkihari. Komeza utubwire none se ubwo rero ngabaragize. Papa ni wowe zo story koko waziteraga. Nose uyu ni umuhungu wawe. Usikacecetse we. Mubi wa mbwa we. Igisaza kikibwo wavugaga n'uyu cyangwa hari undi dusigereje. Ubundi se ukurikije ibyo yavugaga hari imbwa imuruta.